izina rya komisiyo y'igihugu y'amatora twongeye gufata uyu mwanya kugira ngo dushimire abanyarwanda cyane kubera yuko muri aya matora akomatanyije ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite harimo baturuka mu mitwe ya politiki abakandida bigenga ndetse n'ibyiciro byihariye. Komisiyo y'igihugu y'amatora yabonye ubwitabire bushimishije cyane bugaragaza mu nzira ya demokarasi uburyo abanyarwanda bumva agaciro k'amatora. Tuboneyeho rero uyu mwanya kugira ngo tubashimire cyane abanyarwanda mu ngeri zitandukanye igikorwa bakigize icyabo. Ngira ngo mwabibonye mu mibare ubwitabire bushimishije. Twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora rero turabiha agaciro gakomeye yuko igikorwa abanyarwanda bifuje kugira ngo bitorere abayobozi muri iki gihe cya manda y'imyaka 5 iri imbere babashe kugira uruhare no kugira ngo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya babashe kugaragaza icyo bifuza mu rwego rw'inzira ya demokarasi. Nagira ngo rero nongere mbashimire cyane kandi byongere byubake umuco mwiza wacu w'abanyarwanda wo kwitabira amatora twitorera abayobozi bacu. Icya kabiri tutarakira ibibazo nagira ngo nongere nsabe gukosora ku mubare umwe nibeshyeho umubare w'ijanisha ry'amajwi y'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ari we Kagame Paul, aho natangaje ijanisha rya 98 n'ibice 18, ariko nkuko mwabibonye ku byo twabonaga ku mashusho ijanisha y'umukandida Kagame Paul ni 99 n'ibice 18 kw'ijana. Ndabashimiye, tubahaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo niba hari ibibazo bikeya twabasha kwakira twiteguye kubyakira. Murakoze, reka twakira ikibazo cya mbere. RBA byari biteganijwe ko ku munsi nyirizina w'amatora y'ibyiciro byihariye abadepite, ubwo ndavuga urubyiruko, abagore n'abafite ubumuga, amajwi y'agateganyo ari gutangazwa ku isaha saa 11 ku munsi w'itora, ariko byatangajwe uyu munsi. Ese aha habayemo izihe mbogamizi muraza kudusobanurira dusoza umusaruro wabonetse mu bijyanye no gukomatanya amajwi, gukomatanya amatora yaba ari mukuru w'igihugu n'ay'abadepite nk'uko mwatugaragaje. Ubu ngubu hari experience nayo muraza kutubwira. Murakoze. Tukabanza tugasubiza ibyo, ariko nagira ngo nshimire umunyamakuru Jean Paul Turatsinze. Ikibazo cya mbere kijyanye n'iminsi yo kwiyamamaza, ngira ngo twebwe nka komisiyo nta mukandida ubu ngubu wari watugezaho ikibazo cy'uko iminsi yabaye mike, ariko nk'uko twakomeje kubisobanura, iyo turangije amatora tugira igihe cyo gukora isuzuma ry'uko amatora yagenze, aho twakira ibitekerezo ari iby'abakandida, ari iby'abanyamakuru, by'abanyarwanda muri rusange, uko bifuza amatora yabo uko ategurwa mu bihe biri imbere. Iki navuga rero yuko mu gihe tuzaba twakiriye icyo cyifuzo kizaganirwaho bikagaragazwa impamvu wenda haba hari abifuza yuko igihe cyo kwiyamamaza kiyongera. Mwavuze yuko bishobora kuba byaratumye hari abagonganira kuri site, ariko numva iminsi yo biyamamaje ntaho ihuriye no kugonganira kuri site. Icyo navuga ahangaha nuko icyambere nuko batugejejeho gahunda yose bose ijyanye naho bifuza kwiyamamariza. Ahaba harabaye kuhagonganira byaba ari kibazo wenda cyo guhanahana amakuru kitagenze neza hagati y'abakandida ababafasha gutegura aho biyamamariza, ariko icyo natangaza nuko nta kibazo kidasanzwe cyabaye, kandi naho byabaye abakandida, kuko abakandida bose biyamamaje baganiraga na komisiyo y'igihugu y'amatora
aho babona ikibazo tukaganira nabo tukagikemura dufatanyije n'inzego z'ibanze mu bwumvikane. Twumva rero nta kibazo gihari gikomeye kandi bose barabitangaje nk'uko mwabikurikiye yuko banyuzwe. Site z'itora ibyo abanyamakuru cyangwa se n'abandi baba bifuza bakaba wenda hari abakorerabushake batabigejeho, ngira ngo ntabwo wambwiye ibyo ari ibyo mutabashije guhabwa uburenganzira, ariko nizera yuko abakorerabushake twabagejejeho baranabizi kuko n'igikorwa cy'amatora ni icyabo, ibyo bagomba byemewe n'amategeko kuko dufite amabwiriza nk'uko twabayabagejejeho abisobanura byose. Haramutse hari ikitaranyuze umunyamakuru numva bwari uburenganzira bwo kugira ngo amenyeshe komisiyo y'amatora kuko ifite abakozi mu nzego zose kandi namwe muri abafatanyabikorwa bacu, ariko ngira ngo twabyubakiraho ubutaha niba hari ikitaranoze kikanozwa. Ku byiciro byihariye gutangaza amajwi by'agateganyo nta gihe ntarengwa twishe kuko amajwi y'abadepite, amajwi ya Perezida wa Repubulika, amategeko ateganya yuko bitarenze itariki 20 z'ukwa karindwi 2024 aribwo dutangaza by'agateganyo. Bya byiciro rero nabyo biri mu badepite, nta gihe cyatakaye. Twashoboraga kubikora uwo munsi ariko twanashoboraga no kubikora ikindi gihe. Icyangombwa nuko igihe tugomba kubitangaza mu buryo bw'amategeko nta kitararenga. Umusaruro wo guhuza amatora ari ku rwego rw'abadepite ndetse na Perezida wa Repubulika twatangiye kuyabona. Ngira ngo ni naho nahereye nshimira cyane abanyarwanda kuko nibwo bwa mbere twari duhuje amatora ariko barazindutse henshi. Ngira ngo mwarabikurikiye nk'abafatanyabikorwa bacu, batora imyanya ibiri, umwanya w'abadepite ndetse n'uwa Perezida bisubirira mu mirimo yabo. Nyuma yaho abifuzaga kuza gukurikirana ibarura ry'amajwi nabo baragaruka. Iki rero ni ikintu cyiza tubona cyafashije twebwe nka Komisiyo y'Igihugu y'Amatora uyu munsi, ari bijyanye n'ibikoresho twakoresheje, ari bijyanye n'umwanya ndetse n'abadusuye nk'indorerezi batweretse yuko babyishimiye kuko baje bagakora akazi kabo bataje kabiri bikurikiranye. Ngira ngo nicyo nagira ngo subize kuri ibi ngibi mwari mubajije. Munganiraho. Nakoze nyakubahwa abanyamahanga ugenderwaho kugira ngo hamenyekane umubare w'imyanya mu nteko ishinga amategeko hashingiwe ku mubare w'amajwi uwo mutwe wa politiki uba wabonye. None ibi bishingiye kuri sisitemu y'amatora ibikoreshwa mu matora yacu y'abadepite iganisha mu gusaranganya imyanya. Ubundi hari ihame riri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yuko kugira ngo ubone umwanya mu nteko ishinga amategeko ugombye kuba wabonye nibura 5% y'abatoye bose ugakuramo imfabusa. Ngira ngo mwabibonye hano kuri taburo hariya berekanye abatoye bose, twerekanye umubare w'amajwi yabaye imfabusa. Ibyo rero bikuyemo nibwo ubona umubare w'abazo. Rero kugira ngo ubone umwanya w'intebe cyangwa imyanya umutwe wa politiki ubona, ufata amajwi umutwe wa politiki wabonye ukagenda ugabanya na wa mubare fatizo naberetse hano, wa mubare w'167 wa mubare w'imyanya umutwe wa politiki ubona. Hano mwaje kubona ko hari imitwe ya politiki ndetse n'abigenga bagiye babona 4 n'ibice. Bagaragara ko barengeje 5 n'ibice, imbere ko bafite 5 n'ibice 26, Green Party ifite 5 n'ibice 30. Kuri iyi nshuro rero mutubwira iby'agateganyo imibare irahindutse baza munsi ya 4. Twakwibaza haba habaye iki gituma imibare mwatangaje mbere igabanyuka cyangwa se izamuka? Murakoze. Arakoze cyane Scovia.
nagira ngo wenda sindi buvuge umukandida umwe kuko niba ari imibare dukora tuyikora formula dukoresha bari ku bakandida bose. Icyo ngicyo nagira ngo wenda tubanze tucyumve gutyo. Icya kabiri nuko nkuko mwarimu bivuze twatangaje icyerekezo gitewe naho twari tugeze tubarura amajwi, gikorwa cyarakomezaga. Ahangaha rero tugira nkuko nabivuze ubushize dufite uburyo bwo kubarura amajwi, bwo kwakira no kubarura amajwi. Icya mbere nuko dufite system, uwo munsi twabaruye amajwi twakira biciye muri system twubatse, tukabona amajwi ya buri mukandida ndetse tukanayahuza. Nicyo cyaduhaye icyerekezo. Nyuma yaho mbere yuko dutangaza nkuko amategeko abiteganya by'agateganyo, tuba twamaze kwakira ibyo twita inyandiko mvugo, aho ahabereye amatora nyuma yo gukora ihuza, iyo bamaze kwerekana kuri ya tally sheet barahuza. Muzi ko tuba dufite ibyumba bitandukanye kuri buri site y'itora. Tugira uwo twita perezida wa site, abafite no mu mabwiriza muzabibona, ufite agatabo k'amabwiriza cyangwa kuri website muzabibona. Tuba dufite icyo twita imigereka, ariko si ya migereka y'abantu baza gutora, ni umugereka ujyaho raporo. Mu magambo make navuga ko ari raporo, ni inyandiko mvugo ya buri site iduha iza yanditse mu buryo bw'impapuro. Izo mpapuro zose rero turazegeranya zikajya ku rwego rw'akarere. Ku rwego rw'akarere naho barahuza bakurikije kuko ziranasinyirwa. Perezida w'icyumba arazisinyira kuri buri mibare yakorewe aho hantu, bikazamuka bikagera ku rwego rw'igihugu. Mbere yuko rero dutangaza by'agateganyo, dufata ibyo twabonye muri system tukabihuza n'ibyatangajwe n'ibyo twabonye mu buryo bwa raporo, kuko abaduhagarariye batwoherereza izo raporo. Ibyo rero nibyo dukora, twabihuza tukareba yuko bihura, tugahuza ibiri muri raporo n'ibyaje mu buryo bwa system, nibyo bituganisha rero kuri ya mibare executive yatubwiye dukoresheje bwa buryo bwo kubara, bigatuma tubona noneho mu gihe cyo gutangaza imibare yuzuye ijyanye n'ibyanditse muri raporo zasinywe na bagenzi bacu baba baduhagarariye hirya no hino. Mbivuze rero muri make nuko tuba turi mu icyambere tuba tutararangiza 100% kubarura. Icya kabiri nuko tubihuza na raporo dukura hasi zisinyiwe, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose wakwifuza, kuko muzi ko tugira amasaha 48 nyuma yo gutangaza by'agateganyo, aho wifuza utishimiye amajwi ashobora kurega. Icyo gihe rero tubika izo nyandiko, izo raporo twashingiyeho kugira ngo wakwifuza kuzireba abe yazireba. Muri make nuko nabisobanura. Okay. Thank you, Chair. If you allow, we can take the last question from RFE. Then it gives a room for anyone who has any claim. So before 27th, we are going to be announcing the final results. For the second question and we get what we can inform the trend of the results to the public. And that is why we have the provisional results, which we announce later.